Umunyarwandakazi w'umusocial media influencer akaba n'umukirigidafaranga ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda Umutesi Jolly yifatiye ku gahanga umunyamakuru w'ikinyamakuru CNN witwa Larry Madowo. Uyu munyamakuru ukomoka mu gihugu cya Kenya akaba ari naho akora umwuga w'itangazamakuru. Umutesi Jolly yagomeje amwibutsa yuko adakwiye kwibaza ku gisubizo yahawe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame igihe bagiranaga ikiganiro. Cyane yuko bivuga yuko rwose uyu munyamakuru yabaje Perezida Kagame ubusa. Kubaza ubusa ni ibintu bikunze kuba mu muco nyarwanda, aho umuntu ashobora kubaza ubusa agira ngo agerageze imitekerereze ndetse agerageze kumva icyo bamusubiza. Abahanga mu gusubiza nawe rwose iyo umubajije ubusa nawe agusubiza ubundi. Uyu munyamakuru rero byagenze bite? Mu minsi yashize Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaje kugirana ikiganiro n'uyu munyamakuru, aho bari kuganira cyane ko Perezida Paul Kagame yaratumiye kuri CNN. Hanyuma hari agace bagezemo, hanyuma uyu munyamakuru atangira kwinjira muri politiki cyane by'umwihariko amubaza ku byerekeranye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame mu magambo yamusubije amagambo make cyane kandi adafite aho ahuriye n'ibyo yaramubajije. Abantu benshi baje kubyibazaho bibaza ikibaye, gusa uyu munyamakuru no nyuma yaho yaje gutekereza asanga koko yabajije ibintu bitajyanye. Niyo mpamvu na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe yamushubije bitajyanye, cyane ko mu muco nyarwanda tumenyereye ko iyo umuntu akubajije ubusa umusubiza ubundi. Uyu munsi wa none hari abanyamakuru bakora kinyamwuga gusa bashobora kurengera cyangwa se bagakora amakosa igihe bari mu kiganiro runaka, ashaka kuvuga nk'ijambo ritari ryiza cyangwa se ashobora kwibasira abantu runaka iyo ari gukora inkuru yiwe. Ntabwo ari ibintu bikunze kubaho cyane, gusa iyo bibaye ni ibintu bigerageza gukumirwa cyane n'imiryango mpuzamahanga ishinzwe itangazamakuru. Uyu munsi wa none umunyamakuru ukora kinyamwuga nta burenganzira na buke aba afite mu kwibasira ikintu cyangwa se ahantu runaka mu gihe ari gutunganya ndetse no gukora no gutangaza inkuru yiwe. Agomba gukora ibintu bijyanye cyangwa se bihura n'amategeko muri icyo gihugu ndetse n'uwo muntu ari gukorera cyangwa se ari gukoraho inkuru. Uyu munsi wa none rero gusabye kurenga umurongo kubera yuko hari abanyamakuru bakora kinyamwuga ndetse banakomeye ku ruhando mpuzamahanga, gusa barengera bakaba bakora amahano bagakora amakosa arenga umurongo utukura. Harimo nko kuba ashaka kwibasira ubwoko runaka bw'igihugu, ivangura rishingiye ku ruhu n'ibindi bintu bitandukanye, cyane ko mu bushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko ivangura rikunze kuba ni irishingiye ku gitsina, aho abanyamakuru bamwe na bamwe b'igitsina gabo bibasira igitsina gore cyane mu buryo bweruye igihe bari gukora batunganya ndetse banakora inkuru zabo. Rimwe na rimwe ntabwo ari ibintu bikunze kubaho, gusa iyo bibaye umunyamakuru agerageza kuganirizwa, yarenga umurongo utukura inshuro zirenze imwe hanyuma akabihanirwa n'amategeko amugenga. Muri iyi si ya none itangazamakuru yubatse amategeko arigenga, aho abanyamakuru bafite umurongo ntarengwa gutangaza inkuru zabo. Gusa ibi ntabwo bikuraho ubwisanzure bw'itangazamakuru, gusa naryo rigiraho rigarukira nk'abandi bantu bose, kuko uyu munsi wa none ridafite amategeko arigenga umuntu yajya hanze akavuga ibintu byose ashaka sosiyete runaka, bikaba byagira abantu runaka bihanganisha cyangwa se bigateza amakimbirane cyangwa se ivangura ryeruye. Uyu munsi wa none rero ivangura cyangwa se ivangura mu itangazamakuru, kurenga ku mategeko n'amabwiriza biri kugenda bisa nk'ibicika. Gusa mu myaka yashize ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje yuko byari bitangiye kugenda bifata indi ntera nyuma y'uko havuguruwe amwe mu mategeko agenga itangazamakuru. Hano wisanze ni kuri TV Rwanda, komeza ubane natwe umunsi ku munsi. Niba uri mushyashya nagushishikariza gukanda ahantu handitse subscribe aho ngaho munsi ya video, urahabona haba hasa umukara cyangwa se umutuku. Niba akarusho ukande kuzogera kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho mu bambere uyabone imbere y'abandi. Yitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, komeza ubane natwe umunsi ku munsi. Ciao.